Nshuti bakuzi ba Pilot News TV ngiye kubagezaho ikiganiro ikinyamakuru igihe.com cyagiranye na Colonel Nanga akaba ari coordinateri wa AFC M23 watwise cyane rero reka tukibagezeho. Umwaka urashize umutwe wa M23 ufashe Goma mu bikorwa byakangaranyije isi bikagaragaza uburyo uyu mutwe wari umaze igihe kinini utakambira amahanga usaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa wagezaho ukanga kwiringira umuhisi n'umugenzi ukiyemeza gukemura ikibazo cyaho Goma yo muri 2024 igihe nk'iki ya none ni nk'ijuru n'isi nta hantu na hamwe zihuriye ya none iratekanye ku buryo butigeze bubaho ifite isuku ifite ibikorwa remezo biri gukorwa hirya no hino kandi iragendwa amanywa nijoro. Umuhuza bikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga kuwa mbere tariki ya 26 Mutarama 2025 yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru igihe kigaruka ku bikorwa byabaye muri uwo mwaka wose. N'ikiganiro cyabereye Igoma asobanura ibyakozwe mu ngeri zose anavuga ko urugamba rugikomeje kugeza igihe uburenganzira bw'abaturage ba Kongo uzubahirizwa. Umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe akaba yatangiye amubaza ati umujyi wa Goma mwawusanze mute? Ubu hashize umwaka muwufite mu nshingano, imirwano yararangiye, ubu iyo munsubije amaso inyuma musanga ari ibiki mumaze kugeraho? Colonel Nanga mu gusubiza ati imbogamizi ni nyinshi. Ubwo twageraga Igoma ntabwo twahageze nk'abantu bagiye mu misa, ibibazo byari byinshi, twasanze abaturage mu bibazo, amabandi yari yarakuyeho amazi n'amashanyarazi, bari barafunze za banke, hari ibintu byinshi. Umujyi twasanze uri mu mwanda udasanzwe, ariko uyu munsi kabone nizo mbogamizi nyinshi twafashe inshingano, twarebye iby'ingenzi, twahereye ku mazi yari yabonetse mu minsi 3, amashanyarazi nayo byakozwe mu cyumweru kimwe, ibijyanye no gusukura umujyi twashyizeho umuganda rusange. Ubu uyu munsi nababwira ko Goma ari umujyi usukuye wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabonye ko nubwo hari ibyo bibazo hari n'ibindi bibazo by'impunzi zirenga miliyoni z'abanyekongo bavuye mu byabo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bubafata nk'igikoresho. Nyuma yo kuzana amahoro bo ubwabo basubiye mu byabo, basubira aho bakomoka mu duce twabo. Umutekano wabaye inshingano yacu ya mbere. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwarakwije intwaro mu basivile, abawazarendo, abajura, abantu batazi gukoresha intwaro, habayeho kubambura intwaro. Umunyamakuru ati uyu munsi mwavuga ko nta ntwaro zikiri mu baturage Goma? Colonel Nanga ati nakazi kagikomeje ariko umusaruro ni mwiza. Ikindi cyakozwe no gushyiraho inzego byakozwe mu ngeri enye. Mbere na mbere mu bijyanye n'umutekano, igisirikare cyagize uruhare mu kwambura intwaro abaturage, kurwanya amabandi no gutuma umujyi utekana. Uyu munsi Goma urasinzira, nta rusaku rw'amasasu. Mbere byari amatsinda y'amabandi, ayo ntabwo agihari, abaturage bakora imirimo yabo. Twashyizeho polisi igira uruhare mu kurinda abaturage n'ibyabo no gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko. Uyu munsi Goma ugenda nta nkomyi, abaturage bajya mu kazi kabo bagataha. Umunyamakuru ati usibye umutekano ibindi mwitayeho nibihe? Colonel Nanga ati n'imiyoborere, ba guverineri babiri bashyizweho, ba meya, ba burugumesitiri, abayobozi b'uduce batandukanye bashyizweho, abayobozi ba quartier, byose byashyizweho kugeza no ku rwego rwa nyumba 10. Uyu munsi dufite umusaruro ufatika. Ikindi cya gatatu n'ubutabera, ni ibintu bigikomeje. n'ijambo ry'Imana rirabivuga neza ko ubutabera buteza imbere igihugu, kuko dufite intego yo guteza imbere igihugu. ni ibintu dufite ku mutima, niyo mpamvu tubishyiramo imbaraga. Hashyizweho komisiyo ishinzwe kwita ku butabera izarangiza inshingano zacu, hashyizweho inzego zihamye z'ubutabera, ni ukuvuga urukiko rw'ibanze Igoma na Bukavu, ubushinjacyaha n'izindi nzego. Ku bijyanye n'ubukungu, abagenerwabikorwa b'umutekano, bijyanye no kuba abaturage basubira mu byabo, ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe, ubuhinzi bwarakomeje. Uyu munsi muri Ngungu, muri Masisi hari umusaruro mwinshi w'ibirayi. Nujya kuri Grand Barriere cyangwa Ibunagana, buri munsi wabona umubare munini w'inka winjira
w'abantu bari gutahuka basubira i Masisi bari barahunze muri Nyiragongo cyangwa muri Rucuru. Umusaruro w'ubuhinzi warazamutse. AFC yatumye hatangira ubuhinzi bw'ibigori, hahinzwe hegitari 400 mu minsi mike. Ndabatumiye tuzajya mu bikorwa byo gusarura uyu munsi. Ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe nubwo hari indi ntambara yuko bafunze amabanke mu kwiba amafaranga y'abaturage b'abanyekongo. Umwaka w'amashuri urarangiye, twageze hano hagati mu mwaka w'amashuri. Ku nshuro ya mbere intara ebyiri zombi zatanze indangamanota ku banyeshuri, ibintu byabayeho bwa mbere mu myaka 5. Umwaka w'amashuri wararangiye, undi watangiye mu mahoro. Za kaminuza, amashuri makuru byose byakoze ibikorwa byazo nta nkomyi. Ibitaro birakora muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu hari kubakwa ibitaro. Hari ibintu byinshi byakozwe mu bijyanye n'ishoramari. Ibikorwa byo kubaka imihanda birakomeje. Hari ubuhamya mfite bw'umubyeyi w'imyaka 75 wambwiye uti mwana wanjye, ntabwo twari twarigeze tubona abantu bubaka imihanda. Umuhanda Goma Walikale unyuze Masisi uri gusanwa, iryo n'ishoramari rigaragara. Umuhanda Rucuru Goma ndetse n'ahandi. Umunyamakuru yahise amubaza ati ibiganiro bimaze igihe kinini bibahuza n'ubutegetsi bwa Kinshasa, n'ubu nta musaruro ufatika bitanga, harabura iki? Nimwe cyangwa nibo? Colonel Nanga mu gusubiza ati kuri AFC M23 twavuze kenshi ko igisubizo kigomba kuba ibiganiro bya politiki. Ibikorwa byose biganisha ku biganiro tubyakirana yombi. Nababwira ku bya Rwanda Rome, nababwira ku biganiro byatangiriye i Nairobi. Mu gihe tutarangije ibiganiro twahise tubona Tshisekedi ari Rwanda atanamenyesheje abayobozi ba Kenya, kuko dukeneye amahoro. Twagiye i Rwanda, ibiganiro byarakomeje bigera ahantu hashimishije, atamenyesheje abayobozi ba Angola. Twisanze i Doha, tujya muri Katari. Nababwira ko ibiganiro bya Doha byatanze umusaruro. Ntabwo turagera ku musaruro ufatika, ariko hari intambwe yatewe. Iyo ntambwe irimo itangazo rihuriweho twasinye, ririmo amahame ahuriweho twasinye bijyanye no kurekura imbohe z'abanyapolitiki ba AFC M23. Byakurikiye amasezerano ajyanye no guhagarika intambara. Inyandiko 5 zarasinywe. Mu mahame 8 yarakubiyemo 2 yarasinywe. Tshisekedi nta na rimwe muri ayo yigeze yubahiriza kugeza uyu munsi. Nta mfungwa n'imwe yigeze ifungurwa. Twasanze liste nta numwe wafunguwe n'agahenge ntikubahirizwa. Nanone bikozwe na Tshisekedi, kuko kuri we intambara n'ubucuruzi. Kuri we intambara ni uburyo bwo kunyereza umutungo binyuze mu kugura ibikoresho aho bibarirwa igiciro kirenze cyane igikwiye, kunyereza ibyagenewe abasirikare, ibikoresho n'ibindi nk'ibyo. Agahenge kigeze kubahirizwa kubera iki? Ukuri nuko duhora dusaba idoha kugira ngo tumenye ko hashyirwaho urwego rw'ubugenzuzi, rugashyirwaho igice kitagira ingabo zigenzura ku bw'ibyago. Ibyo leta ya Kinshasa yarabyanze. Duhamya ko amahoro azaboneka nyuma yo kugera ku gisubizo kiganiriweho. Umunyamakuru wa Igihe yahise amubaza ati hari ibiganiro bishya Tshisekedi aherutse gusaba bishobora kubera i Kinshasa cyangwa i Rwanda, muzabyitabira? Aragira ati ese igisubizo turacyakibona i Rwanda, turacyakibona i Rome, turacyakibona ku bibuga by'indege byo hirya no hino ku isi, cyangwa ntituzi icyo dushaka? Icyabaye nuko twahawe ubutumire kugira ngo twitabire ibiganiro by'amahoro bishya, ariko tweretse Perezida Joao Lourenço ikintu kidakwiye kwibagirwa ko hashize umwaka ateye umugongo na Tshisekedi wagiye Doha. Ntitwanze ubutumire bwe, twashatse kumenya uko bizagenda kuri gahunda ya Doha mu gihe tuzaba turi mu biganiro. Icyo nicyo kibazo. Ese tuzajya i Rwanda cyangwa ntituzajyayo? Tuzajyayo mu gihe twahabwa ibisobanuro, dusuzume ibyagezweho i Doha, cyangwa byemezwe ko
twasinye icyemezo cy'uko ibyaduha byarangiye dutangire ubundi bushya. Navuga ko iyo tuvuga ibiganiro habaho intambwe eshatu. Ibiganiro niyo ntambwe ya nyuma igana ku bwiyunge. Bivuze ko mu biganiro abanyekongo bose tuzaba duhari hamwe na societe civile n'abandi bafite uruhare rukomeye mu buzima bw'abaturage batwunge. Ariko mbere y'ubu bwiyunge twavuga ko kuri iyi ntambwe ya gatatu dushimira abayobozi bo mu madini n'amatorero, abakiriziya gatolika na anglikani, dushima gahunda yabo. Mbere yo kugera ku ntambwe ya gatatu hari iya kabiri kuri AFC M23 igomba kuba imishyikirano, kandi iyi nshingano ireba abafashe intwaro n'abarwanya abafashe intwaro. Bivuze ko AFC M23 na leta ya Kinshasa ibi nibyo turi gukora i Doha. Niyo mpamvu dusaba gusubira mu mishyikirano kugira ngo tuganire ku guhagarika ubushyamirane ku mpamvu muzi z'ikibazo, ku kibazo cy'igisirikare, kuko AFC M23 izaba igisirikare cy'ahazaza cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC yitwa amabandi z'igisirikare. Umunyamakuru yahise amubaza ati aho bigeze, hari icyizere mufitiye ibi biganiro, hari ibyo musaba ko byubahirizwa mbere? Ati tuvuga ku ngamba zirema icyizere. Kubera iki? Tuzajya dute mu biganiro byo ku rwego rw'igihugu, haba i Rwanda, Kinshasa cyangwa ahandi ntazi, mu gihe abantu bari gukatirwa igihano cy'urupfu? Ntibishoboka. Tuzajyayo dute mu gihe hari abanyagihugu bagenzi bacu bari gufungwa? Tuzajyayo dute mu gihe abandi bihumbi bari guhunga, hari abashimutwa? Wakurikiye ikibazo cy'abarimo wabaye perezida w'inteko ishinga amategeko Obe Minaku na Bwana Shadalai wabaye umukandida ku mwanya wa perezida muri 2018 bafunzwe nk'imbeba nk'inkwavu bajyanwa aho ntazi. Tuvuge ku bajenerali barenga 40, tuvuge ku ofisiye bakuru b'igisirikare babarirwa mu magana bafungwa umunsi ku munsi. Birantangaza. Ese icyo ni igisirikare? Baza kubatwara buri munsi kandi muri abajenerali harimo abategereje gufungwa ejo. Sintekereza ko ari igisirikare, ntekereza ko barenze kuba abasivile. Ibi byakemurwa kugira ngo habeho ibiganiro by'ukuri. Ariko icyo tuzi ni kimwe, Tshisekedi ashaka gutinza ibintu, ashaka kujya mu ntambara, ari kugerageza kujisha abantu, yigira umuntu mwiza kugira ngo ashake intwaro yisuganye atangiza ibitero. Kandi rwose ntazatsinda kuko ntibishidikanywaho AFC M23 n'ingabo zidatsindwa. Icyo ni ikiganiro rero cya Colonel Nanga yagiranye n'ikinyamakuru igihe.com cyo mu Rwanda, aho bamubazaga ibibazo bitandukanye nyuma y'umwaka umunsi ku munsi ubaze AFC M23 ifashe umujyi wa Goma. Biraza kugenda bite rero? Reka dukomeze dukurikirane tumenye uko ibiganiro bizakomeza cyangwa bitazakomeza, cyangwa iyi ntambara Tshisekedi ari gutegura ishobora kugira ingaruka yamugiraho, akaba yava ku butegetsi i Kinshasa, akaba yakurwaho n'urusasu. Ndabashimiye cyane inshuti bakunzi ba Pilot News TV.